kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello, mbere na mbere ndabasuje cyane. Tudatinze uyu munsi tugiye kureba neza uburyo bwo wagura amadolari ndetse no kuyagurisha kuri Binance. Abantu benshi bajya kugura amadolari bikabacanga cyangwa bakeneye kohereza amadolari atandukanye cyangwa kuba babikuza amafaranga bafite bikabacanga. Tudatinze rero reka tutangire. Nkuko bireba aha ngaha turi ni muri Binance. Uraza ukanda hano handitse add funds aho nshyize akamenyetso kimara ukanda hano handitse add funds urabona aha ngaha handitse deposit on chain cyangwa hano handitse peer to peer trading urahitamo aho hambere. Ukimara kuhitamo hari ahambere handitse peer to peer trading urahita ugera aha ngaha tugeze ni mu gice cyo kugura no kugurisha amadolari. Ikintu cya mbere tugiye kuba twaheraho tugiye kureba uburyo bwo kugura amadolari, noneho ndanakwereka uburyo bwo kugurisha amadolari tubikora live mubyirebera, tunayagurishe mureko atugeraho kuri momo byose mubyirebera. Nkuko ubireba aha ngaha urabona ko haro turi mu gice cya buy cyo kuguramo amadolari. Aha ngaha niho ugurira amadolari. Nuzo ukareba aha ngaha urabona ko harimo limit yayo umuntu agenda aheraho yakira. Urabona ko uyu nguyu ahera ku 10,000, noneho ubasha kugura akaba wakoresha simukadi MTN cyangwa ubanza ukareba limit yayo umuntu aheraho cyangwa amadolari afite, kuko barayakwereka kugira ngo urebe neza nimba ahuje ibisabwa nawe cyangwa wowe ibyo ukeneye. Nimba ukeneye kugura amadolari 10, 20, 30 ubanza kureba limit yayo aheraho. Nuzo ukareba uyu nguyu uri kugurisha ku 475.50 ku idolari rimwe, urabona ko ahera ku 2,000. Ufite 2,000 by'amafaranga y'amanyarwanda ashobora kuba yamugurisha akamuhereza amadolari ahwanye n'igiciro yasabye. Nkuko ubireba aha ngaha urabona ko uburyo akoresha ari MTN, kandi ikintu nakubwira aha ngaha urutonde ruba ruri ku murongo ku buryo umuntu wa mbere aba ariwo uri kugurisha ku giciro cyiza kandi cya make, yaba ari muri sell cyangwa muri buy cyangwa mu buryo waba ukeneye bwose. Imba uri kugura umuntu wa mbere niwe ufite igiciro cyiza, nimba uri kugurisha umuntu wa mbere niwe uba ufite igiciro cyiza. Nuza ugakanda kuri uyu nguyu w'2,000 urahita ugera aha ngaha. Mu gihe uzaba umaze gukanda kuri buy yiwe karagantu ka buy yiwe nkuko wakarebaga, nushyira amafaranga 2,000 ko ariyo ufite yonyine, urahita ureba aha ngaha bakwereka amadolari ari buguhereze, bakwereka n'uburyo ukoresha kugira ngo umwishyure abashe kuba yaguhereza amadolari. Nuza ukareba aha ngaha urasanga harimo uburyo bugiye butandukanye bwo kuba ibintu bigiye bitandukanye bazakwereka ayo ari buguhereze, bakwereka ayo uri butange ndetse nayo aheraho. Babikwereke neza, bakwereke ko ari uri buze kuba wayakira kuri Binance account yawe. Ikindi nakubwira uze ureba neza ko umuntu ugiye gukorera ari online. Nibyo byiza kugira ngo umuntu atagutindira, kuko hano aba ari umukashazi ukorera kuri Binance mu buryo bwa peer to peer trading. Noneho aha ngaha uba wirinda gukora mistake kugira ngo utaza kugira icyo uyobya. Mbere na mbere rero iyo ugiye kugura amadolari hari ibintu ugomba kwitondera. Ibintu ugomba kwitonderamo aha ngaha urabona ko uramutse ushyize 2,500 bakwereka ayo bari buguhereze bitewe nayo wifuza. Ushyiraho amafaranga ukareba nimba ahura nayo ukeneye, wamara kuba wayashyiraho ukaba wasaba kuba wagura amadolari bakaba bayaguhereza. Ikintu cya mbere ugomba kwitondera aha ngaha harimo risk mu gihe wabashije utabashe gusobanukirwa. Nimba ugiye kohereza amafaranga banza usuzume neza ko amazina ahura na nomero y'umuntu akoresha hano kuri Binance. Uyu mu cash cyangwa mu peer to peer yashyizeho nomero umwishyuraho, ubanza ukareba neza ko bihura n'amazina. Iyo bidahura urabireka ugafata undi kugira ngo utaza kugira ikibazo cyo kubura amafaranga yawe. Ibi ngibi usabwa kubimenya kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Nurangiza ukanza kuri place order, hariya wabonye hari handitse place order, gusaba order nyine ko uhabwa amadolari cyangwa ugiye kwishyura amadolari, ugiye kwishyura amafaranga y'amanyarwanda kugira ngo baguhereze amadolari kuri Binance yawe. Hariya iyo hakanze bahita bakugeza aha ngaha. Iyo ugeze aha ngaha rero urabona ko twashyizemo 3,500 kariyo mafaranga tugiye kuba twatanga, batwereka n'amadolari bari buduhereze byose mwabibonye. Nuza ukareba aha ngaha rero wowe ushyiraho ayo wifuza. Si itegeko, iyi video igamije kukwigisha kugira ngo usobanukirwe neza uburyo wagura amadolari muri Binance mu buryo bwiza kandi bwemewe n'amategeko ya Binance ndetse na YouTube, kandi akaba nta mbogamizi byakugiraho cyangwa ingaruka byakugiraho mu gihe waba wabikurikije amategeko n'amabwiriza wabikoze neza nkuko tugiye kubikwereka. Urabona ko hano hariho amazina ndetse na nomero ndetse n'izina ryawe ugiye gukoresha wishyura. Tureba aha ngaha rero barakubwira ayo uri bwakire. Urabona ko
uri bwakire amadolari 4,34 mu gihe uzaba umaze gutanga amafaranga 3,500 ku giciro cy'475 bakakwereka na fees bari gukate ko hari 0.06 bari buze gukata umukashazi. Rero nimba uri kubireba ahangaha nibyo bikurikizwa, ugomba gusuzuma neza aya mazina ukareba neza ko izo nomero baguhaye ushyiraho amafaranga bihura n'ayo mazina. Iyo bidahura urabireka kuko haba harimo ikibazo ushobora guhomba yawe. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ibi bintu. Nimba uri kubireba ahangaha rero hari uburyo bukunda gukoreshwa ariko ndaje mbikubwire. Urabona ko ahangaha nuza ugakanda handitse ngo upload payment proof, hariya wari wabonye munsi ahantu handitse upload payment proof igaragaza ko wishyuye kugira ngo baguhe amadolari. Rero iyo umaze kwishyura uhita ufata screenshot, noneho wafata screenshot ukaza ukayishyiramo hano ugahitamo handitse ngo select image cyangwa video, wamara kuhakanda igaragaza ko wishyuye amafaranga kuri uyu muntu n'iryo zina, agahita akwemereza akaguriza amadolari. Niyo atabyemeza Binance ishobora kuba yakwemereza. Nuza ukareba ahangaha rero hari kamera, hano hari kamera uhakanze uba ugiye guhita ufotora. Urabona ko hahise haforwa kamera, uhita ufotora screenshot cyangwa ugafotora agatelefone gato nimba ariko wakoresheje wishyura, wamara kuba wagakoresha ugahita ubona amadolari yawe ko yaje. Udatinze rero ngiye kwerekana uko wagurisha rero amadolari yawe. Rero ugiye kugurisha amadolari ukanda n'ubundi hari handitse add funds cyangwa ugahitamo hano handitse send, noneho wagahitamo peer to peer mu gihe ugiye kuba wabikura. Ariko ibyo singiye kubitindaho, aya n'amafaranga twakiriye yaturutse muri Clash Live app. Ku batarareba video z'uburyo wakurira amafaranga muri Clash Live app, baza kureba kuri channel yacu, harimo uburyo bwo kwiyandikisha muri Clash Live app. Kwiyandikisha neza nawe ugatangira gukoreraho amafaranga, ukareba n'ibisabwa kandi ugakurikiza amategeko n'amabwiriza ya application nimba uri kubireba ahangaha. Rero udatinze urongera usubire muri Binance nk'uko bisanzwe kugira ngo dutangirane. Reka tubikore neza, dutangirane neza akantu ku kandi, kuko ndi kubasobanurira ibintu byinshi, hagira byinshi mucikwa kandi hari byinshi ukeneye kumenya, utazagira akantu na gato kagusoba mu gihe uzaba ugiye kuba wabikora kugira ngo urusheho kubikora neza uko bisanzwe. Kugira ngo ugeremo ahangaha ukanda hano handitse add funds, nimba uri kuhareba ahangaha ushyize akamenyetso niho ukanda nanditse add funds. Wamara kuhakanda ugahitamo hano hambere handitseho peer to peer trading, ashyize akamenyetso. Wamara gukanda hano handitse peer to peer trading uhita ugera ahangaha. Urabona ko hano hasaza bwa buryo bwa buy twabanje, tugiye kujya mu buryo bwa sell kugira ngo tubashe kugurisha amadolari tuyagurishe, none nitumara kuba twayagurisha bibashe kuba byakunda. Umenye neza uburyo bwo kugura no kugurisha amadolari muri Binance ubikoze neza mu buryo bwiza. Rero ukeneye kwiyandikisha muri Binance nawe yaza kumbwira, wazohitemo handitse sell, nurangiza urebe umuntu uri ku giciro cyiza. Urabona ko uyu muntu bita Maestro ari kwishyura kuri mobile money kandi limit ni 10,000 kandi ufiteho amadolari 8 arenga 10,000. Bivuze ngo uyu ni umuntu mwiza dukwiye kuba twahitamo kugira ngo abashe kutwishyura kandi kugurisha ku giciro cyiza. Bivuze ngo ugomba kwita kuri limit, noneho ukita nayo ari kugurisha kugira ngo ugurishe neza ubashe kubonamo inyungu. Abatabizi bagurisha nabi bakagurisha ku giciro gitoya, bigasanga barahenzwe, ugasanga hari byinshi babuze cyangwa babuze amafaranga kuyo bari bubone, ukabona ko bari mu gihombo. Bivuze ngo uzi kugurisha neza abona byiza. Rero ukanda hano handitse place order, umara ukanda hano handitse place order uraza kuba wagira muri no application. Urabona hashyize akano ga fresh niho aho atangirwa ubufasha handitse helpers. Hano wa kabiri urebe handitse MTN mobile money, nahagaragaza ko bari bukwishyira kuri mobile money. Nuzo ukareba hariya handitse chat, niho wandikira umuntu kugira ngo arebe neza cyangwa umubwire akore akazi vuba, akwishyure vuba, abikore mu buryo bwihuse. Nuzo ukareba ahangaha barakwereka ayo uri bwakire kuri mobile money, bakwereke ingano y'amafaranga ugurishije, bakwereke n'igiciro ugurishije, byose urabireba ahangaha. Nimba uri kureba ahangaha urabona ko twakiriye amafaranga aturutse muri Clash Live app, ariko ibyo byatuzaye icyo twaje kwiga ni uburyo bwo kubikuza. Ukeneye kubyiga aze kureba video ibyigisha, nayo iri hano kuri YouTube channel yacu kugira ngo azarusheho gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Tudatinze rero nk'uko ubireba ino video icyo nakubwira cyo igamije kwigisha, ngiye guhita nsohoka dutegereze bishyure. Nibamara kwishyura urabona ko twanditsemo ngo ndategereje, dutegereze. Urabona ko hari muri chat nakanze bisa nandikamo ngo ndategereje. Urabona ko ari Maestro. Kanda hano kuri chat ugahita wandikamo ibyo ushaka, wakandikamo I'm waiting, noneho cyangwa ukandikamo ndategereje bitewe n'ururimi rwawe. Noneho ariko abangaba bumva ikinyarwanda kuko bakwishyura bari no mu Rwanda, bivuze ko bakorera no mu Rwanda. Hari abakashazi babikora, nawe ku giti cyawe ushobora kuba umukashazi mu gihe waba wujuje ibisabwa n'amategeko n'amabwiriza. Rero numara kuba byagenda gutyo, urabona ko handi hari mu ibara ry'umweru hahindutse ibara ry'umuhondo, hahindutse payment received. Bivuze ngo hari ibara ry'umuhondo abakanze ko amaze kukwishyura.
Iyo rero amaze kuba yakwishyura uhita ureba neza ko amafaranga wamaze kuyabona kuri mobile money, ugahita ukanda kuri payment received ko wayakiriye, barangiza bagahita bakugeza aha ngaha bakakubwira ngo shyiramo pasiki washyizemo muri Binance izajya igufasha kuba wagira ate kubikura. Urabona ko amafaranga yamaze kubikurika ubu ngubu twamwemereje. Bye bye, gira ibihe byiza. Ufite ikibazo cyandika muri comment, noneho tukaza tugenda tugira ibyo tubagezaho, mwagiye mubyandika muri comment. Bye bye, mugire byiza. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Bye bye.